aje gusezera hari igihe bakumva ngo imyaka 26 ese yasezeye abanyarwanda bamaze kumenyera ko buri wa gatandatu makuru ya Radio Rwanda tuba dufite umutumirwa wihariye. Ninjiye nte nakoze ikizamini cyanditse tukora n'icya interview tuza mu kazi ninjiye muri 95 mu kwezi kwa mbere. Uyu munsi reka dutangire gutya turi kuvuga ku munyabigwi nk'uyu mu mwuga w'itangazamakuru. Cyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda. Benshi mwabyirutse mwumva icyo kinanga kuri Radio Rwanda aho cyanyuragaho buri wa gatandatu. Uyu mwite Cleophas Barore umunyamakuru maje kubaka izina ku buryo bukomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, ibintu bishimangirwa n'ibiganiro agenda akora umunsi ku munsi. Guturuka mu mwaka w'1995 akora ibiganiro kugeza amaginga ya byaje kumuviramo gukundwa n'abanyarwanda hafi ya bose. Ni umugabo w'umuhanga ufite ubunararibonye haba mu byakora no mu byavuga, dore ko ari gusobanura amagambo ayasobanura neza adategwa ku buryo yewe na Perezida wa Repubulika ubwe ajya amutangiraho urugero. Barore yigisha abantu ikinyarwanda. Iyo tubivuze Your Excellency ari gihe bavuga bati na amateka ntitwahabaye nabyo kandi bikumvikana. Ibyo bigeraho birangirira ariko ntabwo. Kuva ku kiganiro yatangiriyeho ari cyo makuru mu binyamakuru bikaza kurangira abaye umuyobozi wa radio na televiziyo by'igihugu ndetse akayobora n'umuryango w'abanyamakuru wigenga RMC. Barore Cleophas yavuye kure arangije agera kure abikesha ubuhanga bwe afite budasanzwe, haba kuyobora ibiganiro ndetse no gutegura inkuru n'ibindi byinshi. Gusa Barore Cleophas ngo ibintu byose yagezeho ngo ntacyamurutira kwakira Perezida wa Repubulika barangiza bakagirana ikiganiro. Umugisha wo kurobanurwa abanyamakuru bagiranye ikiganiro cya mbere na Perezida wa Repubulika. Icyo na amateka izo ni inzozi umuntu abataranarose ariko abandi bakazirota wo kazikabye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo twahirahira gutangira kugira ikindi tubaza tutabanje kwifuriza isabukuru nziza yo kwibohora. Murakoze. Barore Cleophas ubwe wenyine amaje kumwakira inshuro zirenga ebyiri zose. Cleophas ni umuyobozi akaba n'umunyamakuru wa RBA, byose arabifatanya icyarimwe. Uyu ni umwe mu banyamakuru muri iki gihugu cy'u Rwanda bafite uburambe bw'imyaka myinshi, dore ko kubona abamurusha uburambe biragoye cyane n'abahari ni bake cyane. Umunyarwanda yaciye umugani ati imirimo ibiri yananiye impyisi, ariko kuri Cleophas Barore ntago ari impyisi n'umugani yaje kuwuhinyuza, dore yuko usibye kuba ari umunyamakuru ukomeye cyane ahubwo ni n'umupasiteri mu itorero rya ADEPR. Umupasiteri buri cyumweru arabwiriza, dore ko aho yabwirije abakristo bose bataba bafashijwe kandi bari mu gakiza. Barore Cleophas ni umwe mu banyamakuru muri iki gihugu cy'u Rwanda basomye ibitabo byinshi cyane hafi yo kubimara, yewe dore ko n'ikijambo ry'Imana nacyo yagisomye. Ibi ngibi byaje gutuma hanini ariyo mpamvu uzumva igihe ari kuvuga avuga amagambo ari mu bwenge, cyangwa mu gihe ari kuvuga agacishamo yarangiza agatebya. Nyamara rero nubwo buno n'umugabo ari kwigisha ijambo ry'Imana ari kubuza abantu kwisomera kamanyinya, ngo burya kera yarakanywaga bigatinda. Ati iyo afataga umwanzuro akavuga atagiye kunywa yaragendaga akanywa yarangiza akanywa yose, hamwe yataga inkweto ziri kureba inyuma. Ngo none ubu ibintu byarahindutse n'umurokore ndetse n'igisa na rukoro ngo akigendera kure. Abantu twasangiye abantu twakoranye barabizi ko bitari ugusogongera ko ari ukunywa nyine, kandi yo navuga ngo tugiye mu kabari keretse umuntu wumva afite ikibazo cy'uko narenze icupa rimwe bari bumuhana ageze mu rugo, ubwo twaricaraga nyine tugakora umurimo dushyizeho umwete. Ese maye byaje kugenda gute kugira ngo anywaga inzoga zikagera mu mavi bize kurangira ashigatiye Bibiliya? Ese ubundi Cleophas usibye ibyo nakubwiye ni muntu ki? Uyu mugabo yabaye hate? Ni mwene nde? Yavukiye he? Yize hehe? Ese koko kimwe nk'abandi banyamakuru bose nawe yabyirutse yumva afite inzozi zo kuzaba umunyamakuru? Uyu munsi no kuri Bigira TV yo kugezaho urugendo rwa Cleophas Barore guturuka kera cyane akiri umwana kugeza amaginga ya. We ikintu nakwisabira niba uri mushyashya hano ni ukora subscribe, niba utarakora subscribe nawe amaje kora subscribe ndagushimira iby'agaciro. Ugiye kubana nanjye Emmy, bayi ikaze muri iki kiganiro.
muribuka ko nafashe ikiganiro makuru mu binyamakuru ariko nkora n'ibindi biganiro binyuranye, hari za kubaza bitera kumenya, hari ikiganiro cyitwa tunyuriremo. Urugendo ntirwari rworoshye. Reka duhere ku byo mwita imishahara muri iki gihe. Icyo gihe twahembwaga ibigori, ariko si ikibazo cy'ikigo gusa nakoreraga, cyari ikibazo cy'igihugu cyose. Mwibuke ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. nanone mbaye ikaze muri iki kiganiro cyacu n'icyo cyanyu. Cleophas Barore ni umugabo w'igikwerere umaze imyaka isaga hafi 30 mu mwuga w'itangazamakuru, dore ko ikinyamakuru yaje gukorera n'ikinyamakuru cya Orinforo cyaje guhinduka RBA y'ubu ngubu. Ahagera bwa mbere hari mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka w'1995, atangira mu kiganiro makuru mu binyamakuru cyaje kumuhindura icyamamare, dore yuko yaje gukundirwa ukuntu yasomaga amakuru ndetse anayobora neza ibiganiro haba kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu. Twagiraga igikoresho bita Nagara. Nagara yapimaga ibiro 12 ikajyamo amabuye 28. Umuntu rero w'ibiro bike w'amagara make kugira ngo ayiheke agende ajye gushaka gufata amajwi, yafataga amajwi neza neza cyane ndetse tukanayikunda, ariko yari iremereye. Barore Cleophas mu kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru The Kaminuza Star yaje gusobanura byinshi ku buzima bwe. Kino gihe yaje kugikura 2021. Barore Cleophas avuka ari kuri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1969, avukira mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi, ariko nyuma yahaza kwimukira mu karere ka Rwamagana aho yaragiye kubana n'umuryango we. Barore avuka mu muryango w'abana 11. Muri uwo muryango ni nawe mfura. Abyiruka yari umwana ukunda itangazamakuru cyane, dore yuko umunyarwanda yagize ati icyo uzaba muragendana naho kijya. Barore Cleophas mu bwana bwe yakuze yumva ashaka kuza mu nyamakuru, ariko akareba hazamenera kugira ngo abashe gukabya inzozi ze neza akahabura. Yarabikundaga, ni nayo mpamvu yaje guhitamo kwiga indimi kugira ngo wenda bizamufashe, dore ko icyo gihe mu Rwanda nta shuri ryigishaga itangazamakuru, haba mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri ya kaminuza. Cleophas Barore amashuri abanza yayize iwabo mu karere ka Rwamagana, n'amashuri yisumbuye ayiga Kimironko kuri FAC. Nyuma yaho nabwo yaje kujya kwiga amashuri ya kaminuza. Agisoza kwiga amashuri ya kaminuza yise abona akazi ko kwigisha muri segonderi, aho yabifatanyaga no gukora akazi k'itangazamakuru. Nubwo yakoraga itangazamakuru ntabwo aricyo yize muri segonderi, ariko mu mwaka w'2022 yaje gutungura abantu benshi, ubwo kuri tariki ya 21 Mata yaje guhabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza, byabaye nyuma yo gusoza amasomo ye muri kaminuza ya Kiliziya Gatolika iri mu karere ka Muhanga Iseka mu bijyanye n'itangazamakuru. Icyo gihe ahabwa iyo mpamyabumenyi ari kumwe n'abandi banyamakuru bakomeye, urugero ni Uwera Jean Maurice umunyamakuru bakorana kuri RBA, ndetse na Tesla Mbangukira umuyobozi wa radio na televiziyo Izuba. Uyu we na Barore Cleophas ni nk'abavandimwe, dore ko bakoranye kera cyane kuri radio Rwanda cyitwa Orinforo. Barakoranye biratinda, none ubu uvuze ko ari umugwa mu ntege ntabwo waba ugiye kure y'ukuri, dore ko nawe yageze kuri byinshi cyane birimo kuyobora ikinyamakuru nka radio na televiziyo Izuba. None reka dusubire inyuma kuri Barore Cleophas. Barore Cleophas akaba avuga yuko ubunararibonye n'ubuhanga afite mu kuyobora ibiganiro ndetse n'ubwitonzi n'ubushishozi byose abikomora mu kigo cy'abihaye Imana, ari nacyo yizemo cya IFAC. Icyo gihe Barore yari umwana w'umukristo usengera mu idini rya Kiliziya Gatolika, byakoraga byose yabikoraga yumva azavamo umupadiri, ngo dore yuko arizo nzozi ze kuva kera cyane. Nawe iyo yarebye ubu ngubu ari umupasiteri biramutungura cyane, ariko kera cyane akiri umwana muto yabwo afite inzozi zo kuzibera padiri, zaje gushyirwa akadomo n'umwana w'umukobwa baje kujya mu rukundo, maze uwo mwana w'umukobwa aza gutuma Barore Cleophas ahindura icyerekezo, ahita afata umwanzuro ko agomba kuzashaka umugore yarangiza akibyarira. Gusa ariko igitangaje, uwo mukobwa waje gutuma ahindura icyerekezo ntabwo baje gukundana ngo bikomeze. Igihe cyarageze baratandukana, yewe nta nubwo babanye. None ubu Barore n'umugabo ufite umugore umwe n'abana 3, yashatse umugore bakuranye, barazanye we na madamu kuva mu cyaro cy'i Rwamagana. Ushobora kwibaza ati ese ubundi byagenze gute kugira ngo Barore yisange mu mwuga w'itangazamakuru? Dore ko byatangiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuri radio Rwanda,
haje kunyuraho itangazo ryabwiraga abantu bose babifitiye ubushake kandi bumva babishoboye ko ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru bakeneye abakozi b'abanyamakuru. Icyo gihe Barore Cleophas yari asubijwe ese yiyandikisha. Amaje kwiyandikisha igihe kiragera barabahamagara bakora ikizami cyanditse, arangije aragitsinda babaha n'ikizami cyo kuvuga kizwi nka interview na kiragitsinda. Ubwo yamaraga gutsinda kino kizami byasaga nk'ibyarangiye kuri Barore yumva yamaje kuba umunyamakuru wa Oremforo. Icyo gihe ntabwo byari bisobanuye ko bagiye kwita bajya kuri mikoro, ahubwo bamaze igihe kingana n'ukwezi kose bakora stage cyangwa se imenyereza mwuga, aho babasobanuriraga buri kimwe cyose babereka uburyo gikorwa n'uburyo bigenda. Kino gihe Barore n'abagenzi ubwo basozaga stage urese baje kumubaza ikiganiro yisangamo cyangwa ikiganiro yabakunda. Icyo gihe Barore atazuyaje yahise itema ikiganiro makuru ki mu binyamakuru. Icyo gihe yahise atangira kugikora, arangije atangira kumvwa hirya no hino mu gihugu. Kino gihe Barore ntabwo yari azi yuko atangiye inzira n'urugendo byo kumuhindura icyamamare ku buryo azahura n'ibyamamare harimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Barore Cleophas nyuma yaho yaje gushyirwa mu ishami rivuga amakuru, nyuma yaho aza no kuba umuyobozi mukuru w'agashami kavuga amakuru. Igihe kiza no kugera arasubizwa aba umuyobozi mukuru wa radiyo na televiziyo by'igihugu uzwi nka editor. Uyu yakoze ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye byagiye bimenyekana. Ikiganiro yakoze cyamenyekanye ni makuru ki mu binyamakuru, ndetse n'ikindi akunda gukora ubu ngubu cyitwa isesenguramakuru. Barore Cleophas mu mwuga w'itangazamakuru yatwaye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, nyuma bivuga ngo birangize. Ahubwo ikintu afata nk'igihembo kuri we ni ugukorana ikiganiro na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibintu kuri Barore Cleophas bimaze kuba inshuro zirenga ebyiri zose. Barore Cleophas ngati yananiwe, ikintu akora no kwisomera ibitabo, ibintu bimwongerera ubwenge bwinshi cyane ndetse no gutekereza cyane. Ngo kandi iyo yicaye mu rugo atuje ari kuruhuka, ati ikintu akunda gukora no kwirebera televiziyo. Ati yageze ku bijyanye n'umupira, ikipe afana ni ikipe ya Rayon Sport, ngo nubwo ibintu by'umupira adakunda kubyinjiramo cyane. Ngayo rero ya Cleophas Barore, umugabo rwose wageze kure cyane kugeza aho yaje kwakira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda inshuro zirenze ebyiri zose bagirana ibiganiro. Ni nanga dusoje kino kiganiro, ikanshimira twabanye no kuri Bigiri TV. Nsaba nawe turakora subscribe, kuri subscribe namaje kuri subscribe, ndagushimira iby'agaciro. Mwari muri kumwe nanjye Emmy, naho ubutaha Imana ibahe gutungana no gutunganirwa kandi barindi.